igihe cyaje kugera rero naje guhura n'ikigeragezo nacyo cy'uburwayi bwawe bwanje narwaye malaria imyaka 6. Yesu Kristo. Ndarwara umugabo ikintu cyambabazaga nuko yansigaga aho ngaho ndwaye akigendera akaba yamara nk'icyumweru atari yagaruka mu rugo. Akansigira ibinini ku kameza kari imbere y'uburiri akambwira ngo ibyo binini ubinywe nutabinywa ibyo birakureba. Yarambwiraga ati ibyo birakureba. Muri iyo myaka yose ntabwo twabyaranye. Nihanganiye rero no kutabyara. Nacyo kirimo ntabwo bigeze mubyara. Ntabwo twigeze tubyarana. No kuba mu mazi imyaka 24 mutabyara. Tutabyara. Yesu Kristo. Umugabo yararwaye kuva mu mwaka wa 2005 kugeza na n'uyu munsi. Ararwaye. Amazi imyaka ubwo 15. 15 ari paralize. 15 irarangiye arwaye. Ibyo nabyo narabyihanganiye. Kandi iyo umuntu arwaye paralize buriya agifatwa ko byari ibintu bikomeye cyane yabaga mu kagare si hashika. Ariko Imana iza kungirira ubuntu mbona kuba mu kagare akavuyemo umuntu hashobora kuba yagenda gakeya ariko agashobora no kuba yakwitwara no kuri toilette agashobora no kuba yakwicara. Mbere ntago byakundaga kwabaga ari kumwegura kumuterura ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu byangoraga. Kandi yari umugabo munini icyo gihe afatwa yari afite ibiro 85. Guhera uwo munsi kuri iyo tariki 15 z'ukwezi kwa mbere 2005 inshingano zose zahise zihagararira aho ngaho. Ibyo bintu nabyo narabyihanganiye kandi ntabwo byigeze bingusha, ntabwo byigeze bimvana mu mwanya ndacyakijijwe. Ntabwo naba naratambitse ibirenge ngo nze ni kwicara hano untangariza abantu ngo bihangane. Nta nubwo Imana yari kungirira ikizere ngo ingabire uyu murimo wo kuza kubwira abantu ngo nibihangane. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze tukabasha kuganira nabo. Murabona ko no muri twicaranye n'umukozi w'Imana niwe tugiye kuganira kugira ngo dushyikirize ubutumwa tuzaniye hano ku Iyobokamana TV. Ariko ntabwo ari twe babuzaniye ahubwo ababuzaniye abakristo cyangwa abantu batandukanye bakurikira Iyobokamana TV. Ni ubwanyu rero kugira ngo muze kubwumva no kurikira iki kiganiro kiri buze kungura ibintu byinshi. Reka rero dutangire duha ikaze uyu mukozi w'Imana tumusuhuza. Mwiriwe neza kandi muraho murakomeye. Cyane namwe. Amakuru ni meza. Tubaha ikaze hano ku Iyobokamana TV. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Amen. Muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ngo ninde tugiye kuganira. Nitwa Kubwimana Maria. Ndi umugore Yesu yagiriye ubuntu. Akampa agakiza. Imana ishimwe. Amen. Murabakristo mu busanzwe? Ndi umukristo wo mu itorero rya Deperi. Nsengera hariya mu Nyakabanda. Nsengera mu Nyakabanda. Ariko maje vuba. Ubundi nabaga mu Bugesera. Mu karere ka Bugesera Gashora. Gaho niho nateraniraga muri paruwasi ya Gashora. Okay. Ariko uyu munsi uyu mwanya ndi hano nsengera mu Nyakabanda. Nsengera mu Nyakabanda. Okay. Nikaze cyane rero hano ku Iyobokamana TV ni chaîne yivuga butumwa ikora ibiganiro bitandukanye bigamije gukora nyine ivuga butumwa. Namwe rero nikaze nyine nk'abakozi b'Imana ku mwese murahisanga. Murakoze. Ubundi nahamagawe mu mwaka wa 2000 niho nakiriye agakiza. Yego. Ariko bibaye mu mwaka wa 2012 niho nahamagawe n'Imana irambwira ngo njye kuyikorera. Niyo mpamvu mubona naje hano. Yego. Nuko nahamagawe n'Imana muri uwo mwaka wa 2012 Imana ikambwira ngo haguruka ujye kumvugira. Ariko ntago nahise mbyakira kuko numvaga ari ibintu bindemereye. Ntabwo nabyakiye neza cyane kuko numvaga ari ibintu binkomereye. Imana icyo gihe narayibwiye ndayibwira ngo ariko Mana kumbwira ngo ninjye kukuvugira nkaba ntazi kuvugira mu ruhame rw'abantu ubwo ngubwo ko kurambwira ngo njye kuvuga gute
ko ntabishobora, ntabwo nashobora kuvuga. Imana irambwira ngo haguruka ugende ujye kumvugira. Ntabwo nigeze nkugira ikiragi naguhaye ururimi, haguruka ujye kumvugira. Icyo gihe rero nacuruzaga imineke ku gataro, ariko irangije irambwira ngo haguruka ujye kumvugira, sinzongere kubona wikoreye igitoki, sinzongere kubona wikoreye igitoki, n'umunsi umwe ninongera kukubona ukikoreye nzakwica. Ariko ndavuga ngo ariko Mana we, Imana irica. Irangije irambwira ngo soma muri Samweli wa mbere ibice 6, ibice 2 umurongo wa 6. Ndavuga ngo reka masome ndabumbura Bibiliya, ukanya nahise mbumbura Bibiliya, nsanga aravuga Imana irica, ishyira ikuzimu kandi gakurayo. Ariko ijambo naciyeho umurongo niryo rivuga ngo Imana irica. Numva mfite ubwoba, ndavuga ngo Mana mbabara ntuzanyice, nzajya kukuvugira. Ariko ndayibaza ngo Mana rero kushaka ko njya kukuvugira, nzajya kukubwirira iki abantu, nzajya kukuvugira iki? Yangije irambwira ngo ugenda umbwira abantu ngo bihanganire ibigeragezo, ngo abantu banjye barananiwe, ngo bananiriwe ku misozi y'ibigeragezo, ngo baracogoye, ngo barimo bari gucika intege, ngo genda ubabwire bihangane, ngo babwire ngo ibigeragezo bye kubagenda hejuru, ngo ahubwo baba ari bo babigenda hejuru, ngo dore barananiwe baracogoye, ngo babwire ngo nibakomeze urugendo we kunanizwa n'ibigeragezo, ngo genda ngo kandi umbwirire abagore bafite abagabo, ngo ujye ubabwira ngo niba bashaka ko abagabo babo babaho, ngo kandi bakabaho neza, ngo babanze Uwiteka Imana imbere, ngo bamugire uwa mbere, ngo kuko hari igihe umuntu abaho ngo kandi ntabeho neza, ngo ariko bo niba bashaka ko abagabo babo babaho kandi bakabaho neza, ngo babanze Uwiteka Imana imbere, ngo bamugire uwa mbere. Ubwo nibwo butumwa rero muzanye. Irambwira ngo rero ngo ujye umbwirira abantu ngo bihangane ibigeragezo, ngo ujye ubabwira ibyo wihanganiye wowe ubwawe. Ngo numara kubibabwira ngo babwire ngo nimwihangane, ngo nanjye ndihanganye. Ari wowe nyine. Ari yo ngewe. Ni ukuvuga yuko rero ubutumwa bwawe bufite ahantu buhuriye n'ubuhamya bwawe. Reka noneho abadukurikira badutangirire noneho ku buhamya sasa. Mariya ni muntu ki, yabayeho gute, yanyuze mu biki bituma Imana imubwira ngo ujye ubwira abantu ibigeragezo wanyuzemo kandi ukaba wihanganye, noneho nabo bitume bakushikama bamenye yuko bakwiye kwihanganira iki ibigeragezo. Ngira ngo mwatangira noneho muduhereza ubuhamya bwanyu, noneho mugenda nyine mushyiramo n'ubutumwa bw'Imana nk'uko yabibatuma. Ubuhamya bwanjye rero ibyo nihanganiye kubana n'umugabo wanjye wanciye inyuma, tumaranye iminsi 5. Byagenze gute? Ibyo bintu rero narabyihanganiye, ntabwo nigeze nsakuza, ubundi gusakuza mu kigeragezo ntabwo ari byiza. Ubundi iyo uhuye n'ikigeragezo uratuza, rero gusakuza nta mpamvu nimwe yo gusakuza. Ubwo uri kuvuga ngo mwamaze iminsi 5 mushyingiwe, ahita atangira kuguca inyuma? Twamaze iminsi 5 tubanye, ahita anca inyuma. Nagiye kubona rero mbona nayo ndi mu rugo, mbona azanye n'umudamu, baza bafatanye ku rutoki, bafatanye ku rutugu, baraza barakata. Umutwara arambwira ngo jya guteka icyayi. Urumva nari umushyitsi aho ngaho, ntabwo nari menyereye, nari ntanamenyera. Njya guteka icyayi, nabo bakata mu cyumba cyanjye. Baragenda rero, nanjye ndagenda rero, njya mu gikoni ndacana. Kwari ugucana ibintu by'ibyatsi, nta nkwi zari zihari zifatika. Njya mu gikoni rero nanjye ndapfunyetsa, narangije guteka icyayi nkizana, nabo duhurira nabo mu muryango basohoka. Umutwara ambwira ngo icyo cyayi cyawe wagitindanye usigara ukinywera wenyine. Bahise bigendera, nanjye nsigaraho. Ibyo ni ibintu byambabaje, ariko narabyihanganiye nabyo mu minsi 5. Mwari mwarashyingiwe neza mu itorero? Ntabwo twari twarashyingiwe, ariko nubwo tutari twashyingiwe ntabwo yagombaga kubigenza gutya, ariko yabigenje atyo nyine. Yarabikoze ariko nabyo narabyakiriye. Umuntu yakwibaza ngo nyuma yuko utangiye gucibwa inyuma, nyuma y'iminsi 5 ushyingiwe, hakurikiyeho iki rero bwasasa rero? Ntabwo kandi yabiretse, hakurikiyeho gukomeza kunca inyuma. Narabyihanganiye kandi nihanganiye kubana nawe, afata umutungo w'ibyo acuruza akajya kubibika ahandi hantu ku wundi mugore.
wari inshuti ye bakoranaga ibintu by'ubucuruzi njyewe ntabe yanyereka ibyo acuruza, ntabe yanyereka no ku mafaranga, ntabe yanamvugisha. Mbese ibyo bintu nabyo nabinyuzemo ariko ndabyihanganira. Ntabwo nigeraga nsakuza uvuge ngo yewe ko ibintu uwo mafaranga ntazi aho ari. Naratuzaga gusa nkabyihanganira. Igihe cyaje kugera rero naje guhura n'ikigeragezo nacyo cy'uburwayi bwanjye. Narwaye malaria imyaka 6. Ndarwara. Umugabo ikintu cyambabazaga nuko yansigaga aho ngaho ndwaye akigendera akaba yamara nk'icyumweru atari yagaruka mu rugo. Akansigira ibinini ku kameza kari imbere y'uburiri, akambwira ngo ibyo binini ubinywe, nutabinywa ibyo birakureba. Yarambwiraga ati ibyo birakureba. Nta kindi yambwiraga kindi cyiza cyamuturukagaho nukumbwira ati birakureba. Ibyo bintu narabyihanganiye. Yarazaga akaza agasanga nararembye, cyakoze yangirira impuhwe akanjyana nko kwa muganga bakantera amaserumu kikagira nkoroherwa. Ikindi kandi nihanganiye, umugabo yarantaye amezi 6 yose atari mu rugo. Ntabwo nigeze muca inyuma nk'uko yahanshaga, ntabwo nigeze nanabitekereza. Ibyo nabyo narabyihanganiye. Yantaye mu nzu y'abandi nkodeshanyo, ntabwo twari dufite yacu nzu, twabaga ducumbitse. Ikindi kandi subi inyuma gato ya muri izo nzu, muri ayo macumbi twabagamo, yaragendaga agashaka inzu akayishyura, yamara kuyishyura akambwira ati rero noneho ubu tugiye kwimuka. Rero nubwo tugiye kwimuka rero tugiye kwimukira kwa runaka. Gahambwira ambaza ngura hazi, ndahazi. Rero ufata ibintu byose ubitwareyo. Icyo kintu nacyo ni ikintu nihanganiye kandi cyabaga kinkomereye. Kuba nafata ibintu nkabyikorera njyenyine ndi umuntu w'umudamu ni ibintu bigoye buriya. Atampaye n'umukarane wabintwaza wakambwira ati uhambire ibintu byose byikorere. Burya iyo umuntu agiye kwimuka agiye kuva mu nzu nubwo yaba adafite ibintu, uko byaba bingana kose yagiye kubihambira abona byabaye byinshi. Ibintu byo mu nzu byose nkabyikorera guhera saa 9 z'amanywa kugeza saa 4 za nijoro. Akaza kuza asanga narangije kubihageza aho ngaho kwimuka, agasanga ntangiye wenda nko gufatisha imbabura, akaza ari kwisekera, mbese arimo ari gutwenga. Navunitse njyenyine. Ntabwo nigeraga mvuga ngo kuki utamfashije ngo wenda mbe natera induru. Sinzi ukuntu Imana yangenje kwakira ibintu byose. Ibintu byose iyo ngize ikibazo ngewe aho kugira ngo kinteshe umutwe numva ncyakiriye. Muri ngewe niko Imana yabikoze, niwo mutima Imana yampaye. Ko yari ibizi neza yuko muri iki gihe nzaba ndi kubwira abantu ngo bihangane bibagerageza. Umuntu wese uri kureba iki kiganiro aribaza ngo nyuma y'ibyo ngibyo kurwara imyaka 6 ukamara urwaye, mugabo gutagira guteya guyigira mu bandi, iherezo ryaje kugenda rite? Murakomeza mutubwire n'ibindi mwagiye mwihanganira kugira ngo bize gubera isomo rikomeye abageragezwa yuko nabo burya bakwiye kwihangana ntacyo barebye. Ku iherezo biracyameze ukuntu. Ntabwo nagiye kubaza Imana ngo nyibaze ngo ese kucyumbwiye gutya kandi bikimeze gutya. Ntabwo nigeze njya kuyigisha inama ngo nyibaze ngo ese kucyumbwiye gutya bikimeze uko. Yarambwiye ngo genda umbwire abantu ngo bihangane bigerageze ngo kandi uburangije university. Ikubwiye ngo urangije university, ese kuki utigeze ugira igitekerezo cyo gutandukana n'uwo muntu umeze gutyo? Ntago byanjemo maze gukizwa. Nasomye ijambo riri muri Matayo ibice 5:31. Hari ijambo rivuga ngo ntukahukane. Iryo jambo rero niryo nagendeyeho numva rirankomeje kandi numva ko nyine kurirenga ari icyaha naba ntati igihango. Iryo jambo ryavuzwe na Yesu, aribwira abantu, aribwira abigishwa, aribwira abafarisayo bamuhataga ibibazo. Arababwira ngo mukahukana. Nanjye rero niryo jambo nagendeyeho, numva ko nagomba kwahukana. N'ubu muracyari kumwe? N'ubu turacyari kumwe.
tumaranye imyaka 24. ntarihana se nara nubwo icyo gihe byari bimeze gutyo. Yari umukristo. Hari abakristo bameze uko nguko. Hari abakristo bagenda babivangavanga. Babandi badakizwa neza, babandi bagenda ukundi kuntu, bariho barahari mu itorero ry'Imana, muzajya mugenda mubabona. Nawe niko yari ameze rero, yarabivangavangaga. Abo ngabo babita bapenda byoti. Ntabwo yari umupentekote, ahubwo yari umupenda byoti. Niko yari ateye. Arahinduka ubu aracyameze uko nguko. ndiko hari ibintu byinshi uri kwanga kuvuga, ntago mbizi, ariko uko ndi kukubona ufite spuri. Ndacyavuga, ndacyababwira. Ndacyababwira. Muri iyo myaka yose ntabwo twabyaranye. Nihanganiye rero no kutabyara. Nacyo kirimo. Ntabwo mugeze mubyara. Ntabwo twigeze tubyarana. Nukuba mu mazi imyaka 24. 24 mutabyara. Tutabyara. Yesu Kristo. Kandi tumaranye imyaka 8. Twagiye kwa muganga. Baratubwira ngo ntabwo tuzabyara. Kandi basanga niwe ufite ikibazo cyo kuba tutabyara. Basanga niwe ikibazo giherereyeho. Baravuga rero ngo ntabwo bishoboka, nta muti bamuhango kuko bari kubona ariko Imana yabishatse. Ibyo bintu bamaze kubitubwira nge numvise mbyakiriye nabyo. Nabyo narabyakiriye, ndavuga ngo nta mpamvu n'imwe. Numva amagambo yo muri Daniel. Daniel na bagenzi be bageze hariya i Babuloni. Ngo basanze abantu b'i Babuloni basenga ibigirwamana. Umwami ngo babonye arabakunda cyane. Ashaka ngo kujya asangirira nabo ku meza amwe, ngo bajye babagaburira neza, barye neza, mbese barusheho kuba abasore beza. Ariko ngo Daniel we yabibonye atyo, ngo agambirira mu mutima we utiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, ngo cyangwa vino umwami yanywaga. Bagambirira neza kutaziyanduza. Nanjye rero numvise ntaziyanduza. Numva ndabyakiriye ko ntabyara, ko ntazanabyara, ndabyakira. Ndavuga ngo nta mpamvu nimwe yo kwiyanduza. Nta mpamvu nimwe yo kuva mu gakiza ngo ngiye gushakisha abana. Niyo mpamvu rero nanjye natuje. Ndavuga ngo Imana yacu ni Imana ishobora byose. Ni Imana twabyaye, ni Imana tutabyaye, ihora yitwa Imana buri gihe. Ndabyakira rero ndatuza. Ndavuga ngo ntegereje Imana. Nabyo ndabyihanganira. Bantu mugeragezwa nuko mutabyara. Umuntu ashobora kumara imyaka 24 atabyaye kandi agashikama agahama mu rugo. Urumva ibyo nabyo yarabyihanganiye. Arakomeza tubwire n'ibindi yihanganiye. Narakomeje ndihangana, ndabyakira. Igihe cyaje kugera wa mugabo ararwara, ahinduka pararize. Aba pararize uruhande rwose rw'ibumoso, akaboko n'akaguru. Byari ibintu binkomereye cyane. Kurwaza umugabo yararwaye kuva mu mwaka w'2005 kugeza na n'uyu munsi. Ararwaye. Amaze imyaka ubwo 15 ari pararize. 15 irarangiye arwaye. Ibyo nabyo narabyihanganiye. Kandi iyo umuntu arwaye pararize buriya agifatwa, ko byari ibintu bikomeye cyane, yabaga mu kagare hashika. Ariko Imana iza kungirira ubuntu, mbona kuba mu kagare akavuyemo, umuntu hashobora kuba yagenda gakeya, ariko agashobora no kuba yakwitwara no kuri toilette, agashobora no kuba yakwicara. Mbere ntago byakundaga, kwabaga ari ukumwegura, kumuterura ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu byangoraga. Kandi yari umugabo munini. Icyo gihe afatwa yari afite ibiro 85, kandi ngiye mfite ibiro bikeya, ibiro 57 nibyo mfite. Rero ibiro 57 kugira ngo biterure ibiro 85 kubipeza biragoye.
naramuteruraga bikangora cyane ariko nabyo narabyihanganiye. Ni ibintu bikomeye cyane nagiye mpurana nabyo ariko narabyihanganiye ndashikamye mu buntu bw'Imana. Nta mpamvu n'imwe yambuza kuguma mu gakiza. No, umuntu uri kureba kino kiganiro hari ikibazo atabura kwibaza, nanjye nibajije. None niba amaze imyaka 15 ari paralize, eske abasha gukora, abasha kubaka urugo? Ndavuga mu buryo ibyo nabyo ndabizi neza ko umuntu atabura kubyibaza. Hoya, guhera uwo munsi kuri iyo tariki 15 z'ukwezi kwa mbere 2005 inshingano zose zahise zihagararira aho ngaho. Ibyo bintu nabyo narabyihanganiye kandi ntabwo byigeze bingusha, ntabwo byigeze bimvana mu mwanya, ndacyakijijwe. Ntabwo naba naratambitse ibirenge ngo nze ni kwicara hano ntangariza abantu ngo bihangane. Nta nubwo Imana yari kungirira icyizere ngo ingabire uyu murimo wo kuza kubwira abantu ngo nibihangane, kuko birakwiye yuko tuvuga ibintu turimo kandi duhagazemo tugishikamyemo. Nta mpamvu n'imwe yo kuva muri aka gakiza, nta mpamvu n'imwe yo gutambika ibirenge, nta mpamvu n'imwe yo kuva mu buntu bw'Imana, nta mpamvu n'imwe yo kugamburura. Mbere yaho gatoya yuko umugabo arwara, Imana yaransuraga nkumva ijambo ry'Imana riri mu Migani ibice 24 umurongo waho wa 10. Haravuga ngo nugamburura mu makuba ugukomera kwawe kuzaba kubaye ubusa. Naba ndi kugenda mu nzira nkumva ijambo ngo nugamburura mu makuba gukomera kwawe kuzaba kubaye ubusa. Naba nicaye mu rugo nkumva ijambo ngo nugamburura gukomera kwawe kuba kubaye ubusa. Ijambo rimbana ijambo, numva ibintu biranyobeye. Ariko hirya yaho gatoya ngiye kubona mbona umugabo arwaye uko nguko, kandi naby'Imana yari yabimenyesheje, ntago byantunguye. Najyaga mbirota mu nzozi, nkarota ngo mbona umutware, mbona ari ahantu nkamufata ngo atahaguruka atabyuka, ngo nkamwegura, namara kumwegura ngo nkamukarabya, namara kumukarabya ngo nkamusiga, namara kumusiga nkamwambika, noneho ngo nkamuhagurutsa, namuhagurutsa ngo nkamurekura nkabona asubiye hasi araguye. Yibuko nguko ndabirota. Rero nta kintu na kimwe kijya kutubaho Imana itabanje kukitumenyesha. Abantu b'Imana niko babayeho, yaravuze ngo nta kintu na kimwe Imana izajya gukora ngo itamenyesheje abagaragu bayo b'abahanuzi. Nta kintu rero na kimwe kijya kumbaho kintunguye. Ibintu byose bijya kumbaho Imana iba yabanjije kunyuraho ikabimbwira, ikabimenyesha. Niyo mpamvu bidakunda kungiraho imbaraga cyane, niyo mpamvu nkunda kubyakira, kuko Imana iba yabanje kuntegura. Kandi Imana yitunyuza mu ishuri mu bigeragezo ibiri kutwigisha. Yigeze kumbwira nyibajije ntariko se Mana bino ko wemeye kuki wemeye ko ibintu bimbaho. Irambwira ngo ndi kukwigisha, ngo ndi kukwigisha ngo wige neza, numara kwiga nzaguha diplome ujye kunyigishiriza abantu. Irambaza ngo ese ngo wari wabona umwarimu wigisha abanyeshuri atarize? Ngo ese wari wabona umuganga uvura abarwayi atarabyize? Ngo mbese wigeze ubona leta y'u Rwanda ihakazi umuntu utarize? Ngo none njye Uwiteka ndinjiji ko najya guhakazi umuntu utarize? Ngo ndi kukwigisha rero wige neza, ngo numara kwiga nzaguha diplome ujye kwigisha abandi. Nicyo gihe rero cyageze irangije irambwira ngo urangije kwiga university, genda umbwira abantu ngo nibihangane bigerageze. Genda ubabwire ibintu waciyemo wihanganiye, nurangiza ubabwire ngo nimwihangane mukomeze urugendo. Ngo ibigeragezo bye kubagenda hejuru, umubare mwe mu bigenda hejuru. Ngo kuko ngo ikigeragezo cyose yahaye umuntu buriya ngo yaragipimye igishyira ku munzani, ngo ibona ko kitamunanira, ngo ibona ko kitamutsinda. Ibigeragezo ni rusange mu bantu, kandi ngo ntihakagira umuntu wirirwa yitotomba. Rero ngo yitotombera Imana, nta mpamvu nimwe yo kwitotomba, nta mpamvu nimwe yo kunanirwa. Imana ntabwo ikunda abantu bananirwa, ahubwo ikunda abantu banesha. Yaravuze ngo unesha niwe uzambikwa umwenda wera. Unesha ntabwo Imana izahanagura izina rye n'umunsi umwe mu gitabo cy'ubugingo. Unesha ntabwo ari uneshwa.
ni nako n'umuririmbyi yavuze neza yaravuze ngo umuti w'ibigeragezo urabisuzugura ukabigenda hejuru nk'uko ubwo butumwa bwawe buri maze ngo wahura n'ababandi babisunika ngo bikumvishe bakubaza amakuru ukababwira ko ni meza kuko Yesu ari muzima. Yesu ni muzima. Yesu yaranesheje. Nta mpamvu nimwe rero yo kugira ngo twebwe bamwizeye twebwe bamwakiriye tuneshwe kandi we yaranesheje. Kandi hamwe n'ibitugerageza azayagenda ducira kanzu niko yavuze. Azayagenda tworohereza azayagenda tugabanyiriza. Wavuze ati Imana yampaye ubutumwa bwo kubwira abantu byo kwihangana ati umaze kuduha ubuhamya bwawe bukomeye cyane ugerageje no kuvuga wenda mu buryo buri rezima ariko bufite message yumvikana 100% yuko wahuye n'ibigeragezo ndetse n'ubu ukibihagazemo ariko kandi urihangana urashikama uguma mu rugo rwawe ntiwaruvamo ntiwamutanga ugende mu myaka 15 amaze arwaye n'ubu ngubu uracyarwaza nta kutagize ngira ngo mu byukuri yewe koko uri shuri ryo kwihanganira ibigeragezo uri umwe mu bageragejwe cyane n'ubu ngubu ukibihagazemo Imana yaragushoboje kugira ngo izagukoresha ibyo butwari ariko kandi utangira wavuze ati mfite n'ubundi butumwa nyamara Imana yampaye bwo kubwira abadamu cyangwa abagore nabwo rero mu bundi murabuzaho mu tange nk'uko muri ngira ngo ntangira nabuvuze wabuvuze ntangira nabuvuze Bacyakomeje kwihangana. Yego. Nihanganiye muri icyo gihe umutware yarwaye. Nihanganiye kujya gushakisha ndihangana nyine muri ibyo bibazo byose. Nemeye kwikorera agataro kugira ngo tubone icyo kurya. Nikorera agataro ahangaha myaka 7 hano muri no mujyi wa Kigali. Abantu benshi baranzi nkikorera ntabwo nigeze numva natukisha izina ry'Imana. Hari igihe mbona abantu bagenda nyine basabiriza ukuntu ndavuga ngo nongewe ngomba guhesha izina ry'Imana icyubahiro ntabwo najya gutukisha izina ry'Imana iyo mbabonye hari igihe mvuga ati Imana ishimwe nanjye buriya mbameze nk'umwe muri bari ariko Imana yaranshoboje iranshyigikira ndashimira kandi Imana muri ibyo byose ndashimira Imana kuko yangiriye icyizere ikampa n'agaciro yampaye agaciro umugabo atigeze ampa umugabo yari yarantesheje agaciro ariko yo yarakampaye yari yarantesheje agaciro ngo nta kintu maze nta n'ikintu namara ariko mu gihe yari arwaye yabonye ko ndi umumaro Imana yari yampaye agaciro yanshyigikiye Imana inkoresha iby'ubutwari muri ibyo byose nahuye nabyo Imana yagiye ibana nanjye nagiye gucuruza agataro njyanye amafaranga 1000 ariko Imana yayahaye umugisha Imana yije gutabara ntabwo igikoresha ingabo nyinshi amafaranga 1000 Imana yayahaye umugisha aragenda agera ku 300 nanjye ngira konte umugabo yajyaga avuga ngo ntabwo nzi gucuruza muri icyo gihe yajyaga nshinyuma ajyana umutungo ku wundi mugore yajyaga avuga ngo ngewe ngo ndi umuturage ntabwo namenya icyo gukora ariko Imana ntabwo yari ko yabonaga ko ndi umuntu w'igiciro ndi umuntu ukomeye mu maso yayo mu maso y'abantu Imana ishimwe ko yangiriye neza ikanyereka ko inkunda haleluya navuga ngo haleluya Imana yacu ishimwe kandi habwe icyubahiro mama hari ubutumwa rero noneho bugendeye kuri ubwo ngubwo n'ubundi wari urimo uduhera abantu hari abantu bageragezwa cyane mu rugo nk'ibyo bigeragezo wahuye nabyo kutabyara ukaba umaze imyaka 24 uzi ko nta kibazo ufite kumara imyaka 15 umugabo atabasha gukora inshingano z'urugo byose ukabyihanganira ukarwaza ugaterura ugaheka ukagira ute byose akaba kandi ugishikamye mu rugo rwawe n'ubwo tumwe waha abantu bahura n'ibigeragezo maze bagacika intege bitewe nuko ibibazo babigenda byiyongera mu ngo ubutumwa nabaha nababwira ngo bihangane kuko nta mpamvu nimwe nta mpamvu nimwe n'abatubanjirije bagiye baca mu byo tunyuramo cyangwa binakomeye cyane kurenza ariko bagiye bihangana bagakomera nabwira abantu rero banteze amatwi ngo bihangane ibigeragezo kuko nanjye barumva ko nihanganye kandi nkomeje kwihangana nkomeje gukomera ndakomeye rwose pe ndagira ngo mbabwire ngo nabo nibakomere bihangane nta mpamvu nimwe
nihanganiye kubaho nk'umupfakazi kandi nitwa ngo mfite umugabo. Mbwira abapfakazi ngo bihangane nibakomere nanjye ndihanganye. Umuntu ashobora kuba wenda ari umukobwa akumva yatinda mu bukumi, akumva ko ari ikintu cy'ikigeragezo gikomeye. Ndagira ngo mbwire mwene nk'uwo muntu ngo nihangane. Nanjye niswe umugore kandi mu bigaragara njya mbura ahantu nishyira. Narayobewe, hari igihe njya nibaza ariko ubundi kuki Imana yabishimye uku nguku. Namwe murabyumva ntago ndi umubyeyi, siniswe umubyeyi kuko ntigeze mbyara, ariko ibyo bintu nabyo narabyihanganiye. Ushobora kuba rero uri umugore umuntu w'umugore akababazwa nuko wenda umugabo amuca inyuma. Nanjye nabiciyemo ndabyihanganira, ntago nigeze nsakuza. Mbwira abantu rero ngo nta mpamvu nimwe yo gusakuza mu bigeragezo, nibihangane kugira ngo bazagere ku cyo Kristo yabafatiye. Nasoza rero nsoma n'ijambo ry'Imana. Yego nta kibazo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana iyo mu rwandiko rwanditswe na Yakobo. Rwandiko rwanditswe na Yakobo, igice cyaho ni kimwe n'umurongo waho wa 12. Niyo magambo nshaka dusozerezaho. Amagambo avuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Amen. Iri jambo ry'Imana, Imana yararyandikishije kugira ngo turigenderemo kandi turikoreremo. Ngo harahirwa wowe ugeragezwa uko Imana ishaka. Numara kugeragezwa, numara kwemerwa, uzahabwa ikamba ry'ubugingo Imana yasezeranije abayikunda. Nta mpamvu nimwe rero yo kutihangana, nta mpamvu nimwe yo kugamburura, nta mpamvu nimwe yo kubivamo ngo nuko wageragejwe. Kuko uko ugeragezwa Imana irakuzi, irakubona. Ntabwo yagusiga muri icyo kibazo, ntabwo yagusiga muri icyo kigeragezo, ahubwo izajya ibana nawe, igufasha, igushyigikira, igikurengera. Hamwe n'ibyo bikugerageza ntabwo izagusiga, ahubwo izaba hafi yawe. Rero humura wowe ugeragezwa, humura komera ku rugamba, humura wigamburura, kuko numara kwemerwa uzahabwa ikamba ry'ubugingo Imana yasezeranije abayikunda. Nta mpamvu rero ikamba ry'ubugingo rizahabwa umuntu wihanganywe, umuntu wanesheje utarigeze aneshwa. Uwo nguwo niwe uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Rero urahirwa wowe ugeragezwa, urahirwa, humura, ntukajye uvuga ko wagushije ishyano, ahubwo ijambo ry'Imana ritubwiye riduhumuriza yuko umuntu ugeragezwa ahiriwe, arahiriwe cyane. Kuko uwo muntu ngo namara kwemerwa, amaze kwemerwa n'Imana, Imana yamuhamagaye ikamureba ikabona amaze kwemerwa, azambikwa ikamba ry'ubugingo Imana yasezeranije abantu bayikunda, abantu bayubaha, abantu batayisuzugura, abantu batayitesha agaciro, abantu badatukisha izina ryayo, abantu bihangana bakageza ku gupfa. Abo bantu nibo bazahabwa ikamba ry'ubugingo Imana yasezeranije abayikunda. Amen. Haleluya. Imana yacu rero ni nziza, igira neza. Humura kuba uri guca muri ibyo bintu, kuba uri guca muri izo ntambara nawe inzi cyangwa ntazi, ihangane nanjye ndihanganye. Nabatangiye mbabwira ibyo nanyuzemo nihanganiye, kandi nikomeje no kwihanganira. Nawe ihangane, humura, guma ku rugamba, ntugamburure. Kuko nugamburura gukomera kwawe kuzaba guhindutse ubusa. Imirimo yose wakoze izaba ibaye impfabusa, ibintu byose wakoreye Imana bizaba bibaye ubusa, bizaba bihindutse zero.
nuramuka ugamburuye ugatambika gato ukava mu buntu bw'Imana. Ijambo ry'Imana nanone riravuga ngo umukiranutsi w'Imana ngo azabeshwaho no kwizera, ngo ariko nasubira inyuma umutima w'Imana ntabwo uzamwishimira. Imana rero abantu yishimira n'abantu batagamburura, abantu yishimira n'abantu bihanganira mu makuba, bakihangana bagakomeza urugendo, bagakomeza bakarwana intambara nziza, abantu batajya baneshwa. Abo bantu Imana irabishimira cyane, abo bantu Imana irabakunda cyane, kandi ibafitiye ibihembo byiza. Ibihembo byiza ibabikiye ni ikamba ry'ubugingo. Amen. Kadusome irindi jambo riri hano mu Bafilipi. Abafilipi ibice ni 2. Abafilipi igice cya mbere kimwe murongo wa 29. Amagambo avuga ngo kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, ngo ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Muri uru rugendo ntabwo ari ukugenda mu muhanda, ahubwo iyi nzira irafunganye. Kuba twarakiye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu ntabwo ari ukugenda mu muhanda, ntabwo ari ukugenda twishimye gusa, ahubwo twahawe no kubabazwa. Ngo ntabwo twahawe kwizera Kristo gusa, ngo ahubwo twahawe no kubabazwa kubwe. Bivuze ngo rero tugomba kubyihanganira ibyo ducamo byose muri iyi nzira, kuko iyi nzira iraruhije cyane. Iyi nzira ntabwo kwicamo, ntabwo ari umuhanda, ntabwo kuyigendamo ariko kunyura mu muhanda, ahubwo ni mu nzira ifunganye. Ni mu nzira ifunganye, tugomba kwihanganira no guca mu nzira ifunganye, kuko iyo nzira ifunganye iraruhije, ngo abayinyuramo ni bake. Ngo kandi iyi nzira ifunganye nubwo iruhije igana mu bugingo, ariko inzira nini, umuhanda, inzira ngari, ngo abayinyuramo nabo ni benshi. Ngo ariko amaherezo aho igana mu kurimbuka. Nta mpamvu rero n'imwe yo kujya kunyura mu nzira igana kurimbuka, ahubwo birakwiye ko umuntu wese wahamagawe n'Imana yihangana no guca muri iyo nzira ifunganye, kugira ngo namara kwemerwa azahabwe ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Muhumure rero, mukomere, nubwo mugeragezwa, nubwo muhura n'ibikomeye bibagoye bibaruhije, nta mpamvu n'imwe yo kugamburura. Ni mwihangane, nanjye ndihanganye. Ntabwo nababwira ni byinshi nagiye nsimbuka, kuko ibintu byose ntabwo ariko umuntu yabivuga, ariko ni byinshi nagiye nyuramo kandi narabyihanganiye nanjye. Kwihangana ni ukwihangana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ujye wihangana ugeze ku gupfa, ngo nayo ikubikiye ikamba ry'ubugingo. Amen. Mwihangane rero, mukomere, mugume mu mwanya neza, kugira ngo tuzasengire icyo Kristo yadufatiye. Nuko twakwihangana tukabigumamo rwose ibi bintu, finali tuzabona ikamba ry'ubugingo Imana yadusezeranije. Reka rero twarangiza dusenga. Imana data wa twese, Imana nyiringabo, Imana nyiribihe, Imana twiringiye umufasha wacu utajya ubura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba, inshuti yacu nziza, turagushimiye. Izina ryawe nirishimwe, nirihimbazwe Mana. Turagushimiye ko waduhamagaye kandi waduhamagaye ugambiriye kutugirira neza. Turagushimiye Mwami ko waduhaye agakiza. Turagushimiye ko watugiriye icyizere ukatugabirira umurimo. Ndagushimiye Mwami, izina ryawe nirishyirwe hejuru, kuko uri hejuru y'amajuru yose. Nsengeye imitima yose rero yariteze amatwi iki kiganiro, ngo Mana uherekeze ijambo ryawe ndetse n'ubu buhamya mu izina rya Yesu. Uriherekeze umwuka wawe wera akora imirimo n'ibitangaza mu mitima y'abantu bawe. Abantu bawe bari bananiwe, bari bacogoye, bongere basubizwamo imbaraga nshya. Abari bananiriwe ku misozi y'ibigeragezo,
abari bamaze kumva mwami babivamo, abari bamaze kumva mwami ko bagushije ishyano, abo bantu Mana nubasange kandi ubagirire neza, nukuri ubambika imbaraga bakomeza urugendo, ubakomereze muri aka gakiza kawe, ubahe gukomeza inzira, ubarinde gucogora, ubarinde kunanirwa, wongere ubambika imbaraga, wambika imbaraga abagabo, wambika imbaraga abagore, wambika imbaraga abasore n'inkumi, wongere wambika imbaraga ubwoko bwawe, wongere ubashingishe mwami ibirenge bakomere, wongere mwami ubakomereze muri ubu buntu bwawe, abari bumva mwami ko byarenze igipimo, wongere kubagirira neza, kuko nta birenga igipimo bibaho. Mwami ikigeragezo cyose wahaye umuntu waragipimye ugishyira ku munzani, ubona yagishobora, ubona ntabwo kizamugusha mu nzira. Mwami nta mpamvu rero n'imwe yo kugira ngo abantu bawe bacogore, nubambika imbaraga ubashingira amabuye bakomeze batambuka Uwiteka, abantu bawe mwami, kandi ushyigikire mwami n'iritangazamakuru, fasha umuyobozi waryo mu izina rya Yesu, umugirire neza, numuhe umugisha Mana, kandi umuhere umugisha mwami ko yanyakiriye hano mu izina rya Yesu, kandi abantu bose mwami banteze amatwi ubibahera umugisha. Urakoze, icyubahiro n'igikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu, amen. Ya mama, reka tugushimire cyane, tuvuga ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abari guhereza umugisha cyane kubwo kwemera kuza gutanga ubutumwa bw'Imana, kuduha ubuhamya bwawe n'ibindi byose. Imana iguha umugisha cyane. Ariko turimo tugana ku musozo, wacaga nimero za telefone kuko hari umuntu ushobora gushaka kukuvugisha ku mpamvu zitandukanye, ngira ngo utanze nimero ukoresha kuri telefone byaba ari byiza. Nimero yanjye nkoresha kuri telefoni ni 078 45 18 112. Mwazisubiramo? 078 45 18 112. Okay. Reka tubashimire cyane rero, Imana ibahe umugisha cyane. Murakoze namwe, Imana ibahe umugisha. Amen.